Wagira ngo ni mafi. Umva uyu muntu arabaza. Nagarutse. Yavuze ijambo homosexualité. Niki kiza mutwe wawe? Njye numva umu. Yavuze ijambo homosexualité wumva? Njye numvise omo. Nawe wese urumva. Nafurisha se. Omo. Njye mbise niyumviramo. Umuntu agira imyenge ingahe ku mubiri? Wowe ugira imyenge ingahe ku mubiri? Myanya. Imyenge ingahe? Ndikubaza wowe. Mfite imyenge imyenge itanu. Njye numva ari 7. Ni itanu. 8. Gute se? Hoya. Mwasi. Baratwumve nyine. Njyewe reba hano mu maso. Ndya muri kamera sha. Reba hano rata mu maso. Hano. Mu mazuru. Bari iyo myenge nyine n'utu Aha. urwisha ikiganiro. 1, 2, 3, 4. Nuwango n'amaso n'umwenge. None se mwahamarira turuka none Reba muri kamera. Njyewe rata. None se mwahamarira turuka hehe? Aba nta mwenge urimo Ndeba ari amaso. mwahamarira. Kanura amaso bayabona. Kuko kuriya ni umwenge. Ni muri umwenge. Amaso. Umuntu agira imyenge 9 ku mubiri. 1, Ariko rata hari n'ubufite imyenge myinshi. tutabikora. Ngiye nitwa Nshimyimana Simeon, mujye mureba hano muri kamera ntabwo bareba hariya. Episode twarahiye ko tuzagumana namwe umunsi ku munsi. Ni kumwe n'abantu n'ibivuga sha. Nanjye turi kumwe nitwa Maria Chantal. Ntago ndi Chantal, ndi Chantal. Wa undi muziranye nyine. Chantal umuririmbi. Ni Chantal. Ora nanjye mukanye ndaza mbanyurizeho. Sobanura mwana. Niwe ndi kubaza. Naje. Wirora nirora nirongora. Ubwiza bwa mudashira budashirira nirongorwa. Ubwiza bwa mudashira budashirora nirongorwa ngiye uko mbyumva numva ari umugore mwiza cyane nk'abantu bita ngo ni bishongore. Ariko ngiye ko nari muri kamera nk'uko byari ikiganiro kizakimeze gute. Jambo ngurite reka nje Ko nanjye ni mumbye. So ubwo n'ubwiza bwa mudashira budashirira nirongorwa zamuka jumane. Okay, gira hino. Ubwiza bwa mudashira budashirira ngorwa n'umukobwa mwiza. Nese irongorwa. Iryo zina risobanuye iki? Kuki ubudashirira nirongorwa? Irora nirongorwa nyine ni umugore mwiza cyangwa umukobwa mwiza buri muntu wese yareba akamwifuza. Bano bita ngo ni bishongore. Aka ADP. Karame. Nkazi ikibazo. Baguhaye umwenda wa metero 10. Bawubwira ngo uwo mwenda ujye ukataho metero 2 buri munsi. Ukata muri singahe? 2 metero 10. Si minsi 5 se. Bamuhaye umwenda wa metero 10 bakamubwira ngo ajya gukata, ajya kata ya metero 2 buri munsi. Ya ukata muri singahe? Bamuhaye umwenda wa metero 10. Ngajya gukataho metero 2 ku munsi. Ubwo se urumva atawukata mu minsi ngahera? 5 se. Ya ni 3. Ntabwo ni 5 Okay, icumi none sugiye umva agiye kudusengera ariko rata bafashe umwenda wa metero 10 baragize bakawukatamo bakabwira ngo ujye ukata metero 2 ku munsi ni iminsi 5 wayikata. Si iminsi 5 se. Umva reka gutekereza nawe ari kutuvangira. Imba yagiye kudusengera abaswa. Rega ikimbaje ntanga nuko muri abaswa. None se warangije kwiga mwana ama. Iminsi 5 reka tuyikate rero. Ku munsi wa mbere dukase metero 1 hasigaze ingahe? Fotora amafaranga se. Abeshabe mwana. Ku munsi wa mbere dukase metero 1 hasigaze ingahe? Nimba ari metero 1 dukose si 9 zisigaye. Yesuwe nebyere shana. Ku munsi wa mbere wambwiye nyine wambwiye dufite metero 10. Kandi tugomba kujya dukata metero 2. Umunsi wa mbere tuzajya dukata metero 2 buri munsi. Ngo tuzakata mu minsi ingahe? Mu minsi 5. Nge navuze mu minsi 5. Ukate rero. Ku munsi wa mbere ukasaba metero 2. Hasigaye ingahe? 8. Ku wa kabiri dukasaba metero
izindi ebyiri hasigaye zingahe? esheshatu. ku munsi wa kane tukasaho izindi ebyiri hasigaye zingahe? hasigaye enye. ku munsi wa gatatu dukase izindi ebyiri hasigaye zingahe? ebyiri. hasigaye ebyiri ubwo tuzikase ku munsi wa kangahe? wa kane ni ryari dufite ebyiri? ni umunsi wa mbere. ebyiri wa gatanu. none se niba dufite metero ebyiri ku munsi wa gatatu mwabana mwe turazikatira iki kandi ari ebyiri zisigaye? egera hino muri kamera wivamo shaka. mbwira turi guhisha uwo nguwo nsobanurira kimwe ndi kubaza ngo ngwiki erega ndabwo ndi kumva ni no guhisha isura urujya imbere ya kamera ugahisha isura mwana wagira ngo ni mafi. umva uyu muntu arabaza. nagarutse. iyo avuze ijambo homosexualite ni iki kiza mu mutwe wawe? njye numva yavuze ijambo homosexualite wumva? njye numvise nawe wese urumva. nafurisha se? njyewe mbise niyumviramo homosexualite. njye niyumviye ka nafura se? ariko mana we ntiwazongera guturira amashuri byara. njyane ko kandi wowe ngo wigeze kwigisha abana? yego ko mana yanjye nyine nabigishaga na twahomo. uretse nkubaze indirimbo bayi bayi ngona. bayi bayi gona gugu. urayizi? nigeze kuyimenyaho. kubera iki abana bayiririmba kandi nta nyigisho irimo? iyo ndirimbo bayi bayi ngona. bayi bayi gona gugu se ni akaririmbo nyine gakunda gushimisha abana. ikindi nanone iyo abana bakaririmbye akenshi bagenda bishimye cyane imbara n'abarakaye. buriya akamaro k'indirimbo akenshi siko bimeze gatuma abana batekereza neza kandi icyo bigishije bakaguka. bakaguka. nawe niko ubyumva? ako karimbo ka bayi bayi ngona se hoya mba numva nyine ari akaririmbo bakwiriye kujya bigisha abana. okay good reka tureke gukomeza kuvuga ku ndirimbo byumvikanye. hanyuma reka mbibaze ikibazo baravuga ngo ushaka ka munani. ako ka munani ni agake baba bavuga? ka munani none se tubare ko nk'ubu ngubu ibigori byeze ugiye kwiba mu bigori by'umuntu ko numva bavuga ngo bashyiraho n'imperuko nimba ari impereko nimba ari iki barangiza kukubwira ati ibyo bigori by'uwo muntu winararama afite umupanga kandi nuramuka ugikoze uba ushaka ka munani. none nyine ako ka munani baba bavuga ni agaki? aka munani uba ushaka nyine ikintu kiba ushobora kuri buhuriremo nacyo. okay umuntu agira imyenge ingahe ku mubiri? wowe ugira imyenge ingahe ku mubiri? imyanya imyenge ndikubaza wowe. mfite imyenge imyenge itanu. numva ari 7 n'itanu. umunani. gute se? hoya baratwumve nyine. njyewe reba hano mu maso. ndeba muri kamera sha. reba hano rata mu maso hano mu mazuru. bari iyo myenge nyine n'urwisha ikiganiro. 1 2 3 4 5 nuvuga ngo n'amaso n'umwenge. none se mwahamarira turuka none muri kamera. njyewe rata none se mwahamarira turuka hehe? haba nta mwenge urimo mwahamarira. kandi amaso bayabona kuko kuriya ni umwenge. ni muri umwenge. umuntu agira imyenge 9 ku mubiri ariko rata hari n'ubu ufite imyenge myinshi nka mwadepe wacu yari yarapfumuje ugasanga afite n'imyenge y'Imana yakuremanye. main izwi ni 5. iyihe niyihe yitubwire we mwadepe? hari amazuru ubwo ni imyenge ingahe? urumva 2 umunwa 3 ikibuno 4 ubwo se ikibuno ni umwenge uretse kubeshya? none se atari umwenge. buriya hari ikintu mwebwe mutazi nyabona mujye mvuga ikinyarwanda. iyo bavuze ngo ariko shanga ufite ikibuno kinini baba bavuze ngo ufite umwenge munini. hari umwoyo. Ikiganiro kizagera kuri YouTube.
ese kuvuga ibintu bijyanye uzamubarira utazabishyira mutubabarire ahubwo rata ashatse kuvuga ngo ahantu haca umwanda tuba twaririye naho ni umwenge umunsi ntabwo ari umwenge none reka nkwereze ikibazo wenda kuvuga umwoyo da ni imvugo nyandagazi nk'uko umwande pera bivuze umwoyo ariko rero ibintu n'amazina yabyo ni umwoyo mana umwenda pera yarasaze n'ukuri yarasaze mana yanjye mana kuya kandi kano kari umuntu akadora imboga cyakora dore mbaga mwari muturanye iwabo cyangwa bari baturanye nigeze kumumenya wacu yego abashe tumenyane mujye mureba hano muri kamera niba ngo dore imbaga mwari muturanye twari duturanye ni byiza ni ukuri imana ibiruhuko ridashira so yego umwoyo ubwo ni 1 2 3 4 umwoyo ni wa gatanu imyanya y'ibanga aho nyarira aho umuntu ahaca imyanda iyo saburi iroroshye kubera iki se njyamba numva ikomeye nayo ariko mutubabarire umva reka mbabwize ukuri mazina yayo ariko birakoze uyandurize njye mumbwize ukuri murambwira ngo biroroshye kandi birakomeye mwese imyanda ica mu gitsina iba yoroshye cyangwa ibikomeye mu gitsina igomba kuba yoroshye sure okay so ubwo rero murumva abana bacu ukuntu bameze ikinyarwanda cyabo kiri hejuru cyane ariko nyine data byaraducanye tugomba kwiga ubundi hari ibyongereza byinshi yes ikinyarwanda tugomba kukiga wambariye nabi mbarira nawe subiramo imibare yavuze twumve koko ko bihura subiramo nawe umuntu agiye imyanya ingahe ku mubiri okay njye rero ndajya nyivuga mu mbarire ntabwo nizi umubarire sha hano ugutwi kumwe abiri n'abiri amazuru ane urumva umunwa 5 none hakaba n'ahantu haca imyanda ariho mu mwoyo n'ahantu haca umwanda woroshye naca umwanda woroshye n'umwoyo n'amaso ni ikihe gice utakifuza kugenda wereka abantu kabone n'ubwo ari ingenzi umubiri wawe ari nge ni imyanya y'ibanga ese nshaka zimaze ikimukwaha ziramwanda ni umwanda hano tugomba guhora twogosha hari imisatsi imera ku mwanya y'ibanga iya misatsi imaze ni umwanda iyi misatsi ni umwanda ariko nanone iyi misatsi ituma imyanda itajyamo imbere tuvuge urabona ni nk'uko bavuga ngo se akamaro k'izi ngohe ni akahe siko bimeze izi ngohe bene utu tuntu ni udutsike ni udutsike rata urabona nk'akantu kagiye kungwa mu jisho ntabwo byakoroha kugira ngo ukinjiremo ndani kubera utu dutsike turi aha duhita dutangira niyo mpamvu rero na twoya tugira hano hantu natwo tubasha kuturinda kuba nimba ari imyanda urabona uko tugira ibyunzwe ugasanga biramanutse umubiri ntabwo hoho bipfa kuhagera kubera utu tuntu dufite hano bivuze ngo mbese utu tuntu tuturinda isuri nimubizi murabizi yuko rimwe na rimwe n'ahantu hari imisozi iyo hatari amaterasi cyangwa batera amashyamba biroroha buriya imvura iguye yuko bwa butaka buhita bumanuka bwose niko kamaro k'inshaka aho narindi kuvuga hahandi ndani mu myanya y'ibanga isi siko bimeze tujye tubivuga mu kinyarwanda kuko turabizi okay good ubwo ntabyumvise yavuze ijambo utwengeho mwumve iki utwengeho
twengeho ntabwo ntuzi. Okay, iyo bavuze ijambo twengeho ni tuno twenge tuba hano ku mubiri umuntu. Utwengeho. Twengeho tuba hano ku mubiri. Okay, bene utu twa hano. Ya utu nutu. Wize iki muri segonderi? Mukubete ibibazo bitutite. Ngira ikintu wize muri segonderi. Bize n'ibijyanye na bya bindi ngo woman body. Nibyagiye kuvuga. Ugiye kuvuga woman body yibasobanuriye neza turi kuri kamera. Ngira ibintu bizakira hano biba bisaba mwana ba. Oya, nese woman body bibi. Oya ndabyanze bise nisi. Muri uzi ibintu uzashyiraho ngiye nkagaragara noneho. Muri segonderi nasi imibare ikintu wize ntabwo ari ngombwa ngo. Oya ubundi rero. Ntabwo umuntu yamenye ibintu byose, ntabwo ari ngombwa. Gusa ni umuntu yakwasi yaze kikakunanira. Nize history economy na geography. Ngiye kukubonera mu mavi. Oya numbaza ibikomenda bikirage foshu. Yewe ushaka ko nzajya koto hano ni ibintu uzakira kandi ntabwo bavuga ikirage Imana bavuga ati numbaze ibikomenda umuntu ufite umuga wo kutavuga foshu. Okay, tsoke kunkosora niko bimeze. Mbaza ibintu urabona ubu ngubu umuntu ntaba ari tayari mu mutwe. Ninjye ushaka koto hano. Ninjye ushaka ko bazabona ndiga koto nkabyishimira aho mwaje muri. Oya nabaza ibintu biri se. Mbaza ikintu nawe uzi. Ariko nawe turamubaza ngiye ariko mbaza ibintu ubona ati. Ejye nyine nkwaza akantu koroshye. Nuko mbaza ibikomenda bikira. Egera imbere ya kamera nyine. Niba mumbarize. We nuko ntabwo nanzi kuteye gutya ariko ndagukunze. I love you. Yavuze good. Yavuze River Miyanda. Ikintu urajya muri nuza muri geography uravuga ngo River Miyanda. River Miyanda. Ngende nukuri ibyo bibazo uri kumbaza. Nikikunana ndagisubiza. Ubundi urajya mu bintu by'ibisomo ushaka mwiki. Ne ntabwo ubona imyaka maze narindi. Uyu mwana umutwise umurya. Reka ngusobanurire River Miyanda. River Miyanda ngiye kwigusobanurira cyane. Barabazaga mweta. Uretse gusobanurira River Miyanda. Ugorata twifashe. Reka ngusobanurire River Miyanda. Ujya ubona kuntu Nyabarongo igenda yandika ikorosi gutya. Uba zigzag line n'ubundi. Kwa kuno umugezi ugenda hari ugahita uzamuka ugakora ibintu bivunaguye. Iyo niyo bita River Miyanda. Yego niko bimeze. Ese yavuze ijambo yitwa Sandy Dune. Sandy Dune. Sandy Dune. Ntabwo mbyibuka. Ni agasozi kirema mu butayu gakorwa n'umucanga. Ese iyo bavuze Tomboro. Tomboro. Igeze mu Domboro hasi. Tomboro. Oya ahubwo ni mu